iyo mu gihugu cyawusi hari umuntu witwa Yobu yari umukiranutsi utunganye. Yobu yubahaga Imana akirinda ibibi byose yahawe umugisha n'Imana. Iyo mu gihugu cyawusi hari umuntu witwa Yobu yari umukiranutsi utunganye. Yobu yubahaga Imana akirinda ibibi byose yahawe umugisha n'Imana. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati watutse iyo Mana maze nawe umupfira. Yobu aramubwira navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati watutse iyo Mana maze nawe ukipfira. Yobu aramubwira navuye mu nda ya mama nzosubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Yobu aramubwira navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi byose byatanzwe n'Uwiteka. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati watutse iyo Mana maze nawe ukipfira. Yobu aramubwira